none mukabona abo bajya mu bubari mukavuga tuyu nago yakubaka kanjye mu rusengero, wajya mu rusengero ukasanga marine abantu bakuriye amabandi. Ngiye naje gusanga abantu babanye bino bita kiraya, babanye batarasezeranye nibo baba bafite amahoro bro, nimwe muri bo baba bafite amahoro n'ingo zabo zirakomera. Ujya kuzana umuntu ntuzi nimba byara, ntuzi niba atabyara, ni sireyi ageze mu rugo ntazi icyo kubaka aricyo, arakomeje arasireyinga gusa, ejo n'ejo bundi mutangiye guterana imijugujugu. Yewe ikintu nagiraho inama abasore, ntazagira umuntu wongera gushaka umukobwa ngo bavanga umutungo. Ese ubundi uwo mutungo mushaka kuvanga, uwo nguwo mugiye kuvanga, uwo mugiye kuwuvanga we azanye uwuhe? Abagabo mumeze nka wayini, mwige kwikunda ntimwicwe na depression kubera abakobwa. Kandi abakobwa nabo babaka amafaranga niba yabaka mujye muyabaha mwishimye, nyine mujye mwumva ko bo babaho igihe gito. Uziko abagore babaho igihe gito se, benjoyinga ubuzima igihe gitoya, kuko ejo n'ejo bundi baba bashaje. N'inshuro zose mubabyaza, n'abagabo bose baba baragiye baryamana nabo, ubwinshi bwabo bushobora gutuma n'umukobwa asaza. Ikaze kuri Label TV Show. Mbanje gushimira mwebwe mwakoze subscribe, mwe mukunda Label, namwe mutarakora subscribe mukanda aho hasi. Ni ibintu byoroshye, ukaba nyine unteye n'inkunga, ukaba unteye inkunga. Anyways, nshimiye n'abaterankunga banjye, ndi nabonye nsigaye mufite abaterankunga, muraba agaciro kuba mbafite. Yeah, so stay tuned. Dodo, uzashaka umugore ryari? Buri gihe ushaka umugore? Anyways, nje rero mana yanjye, abagabo nimuze hano n'abagore nimuze hano, none buri wese afata uruhande rwe n'undi afata uruhande rwe. Ko buri gihe cyose umugabo ashaka umugore. Buri gihe cyose umugabo ashaka umugore. Ngo babantu ngo bakoreye ubukwe muri Chateau de Maraba. Ni Maraba ni Marara. Chateau de Marara. Ngo batandukanye nyuma yo gushora miliyoni 50 tudashyize aho bashoye muri covid, ngo batandukanye. Ikintu ngiye nsigaye mbona Gisenyi, ngo abahungu ngira ngo mwebwe igitsina gabo kugira ngo mwumve ko murenze cyangwa mwakoze ibintu birenze, ngo no gufata umuntu ngo mukagenda mukamukorera mariage hariya, ngo mukemeza abantu bakaza bakarya bakanywa bagasinda bakifotoza, ejo mugatangira gukubitana imijugujugu. Ngiye naje gusanga abantu babanye bino bita kiraya, babanye batarasezeranye nibo baba bafite amahoro bro, nimwe muri bo baba bafite amahoro n'ingo zabo zirakomera. Ujya kuzana umuntu ntuzi nimba byara, ntuzi niba atabyara, ni sireyi ageze mu rugo ntazi icyo kubaka aricyo, arakomeje arasireyinga gusa, ejo n'ejo bundi mutangiye guterana imijugujugu. Reba nka wa musaza wavugaga ngo urugo rwe barute ngo barugihinduye urusengero. Ibyo byose byaraturutse hehe? Gushaka utigeze utekereza. Ngenzigo nyinshi zimeze neza none abantu benshi banakora mariage ngo ko ngo runaka yabikoze, ugasanga umukobwa niba bari gutegura ubukwe ngo nyewe ndashaka ngo ubukwe ngo meze ngo nka decoration nk'iyo kanaka yarafite, ntuzi n'umubare kanaka yarafite w'amafaranga. None ugasanga uri guplayinga video z'ubukwe bwewe n'umusore ngo mubirebe ngo bari byo muzakora, ntimutanganya baguette y'amafaranga. Ngewe noneho hari ikindi kintu abasore mwagiye mwibeshya, ngo kujya gushaka ngo bano bakobwa bo mu nsengero ngo abadeperi. Oya nagaruka depesi bango aragaruka depesi. Oya deperi kandi ngiye nyisengeramo. Nyine yagiye muri nebonye yo kumva kujya mu misozi n'iki. Akijya mu ADPR cyane bahita kujya muri korali. Moze kujya muri korali, hari umukobwa hari ubanye imbangwa yaragumise. Niwe yaragumiwe se? Abo isibigirgaye ko mu nsengero habamo abakomisiyoneri b'abakobwa. Gasanga umwe ashaka n'umuntu atamuzi. Ntago muri ADPR nyine haba harimo abakobwa bagumiwe benshi, ariko ntago babivuze ngo nimba ugiye kwasengera ngo bahite bamugushyingira. Ahubwo abantu benshi bayobera muri aba bakobwa bazi ko batwaye abantu bazima, bazi Imana, bafite discipline, bagize bate bro. Niba ingo zabo n'ubundi yagiye gusenya urugo rwe, ibintu agukora ugira ngo uhuye na shitani.
nibo nyuma baba bafite ukuntu bakora n'uburaya bwihishe inyuma y'imyenda miremire. Agenda azamura inches gake 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 ashiduka yanahenuye. Nibo batazi kubaha abagabo babo, nibo bavugira hejuru, nibo bagira agasuzugu. Ibi bintu ubundi ngiye ngira inama abasore bajya bareka gushaka. Wajya urindira, nejo ndi kuri TikTok narabivuze, wajya urindira uwo mukobwa wakubenze cyangwa uwo mukobwa wifuza. Urumva usigaye nyine wifata ugashaka ugakundana n'umuntu kumva ukundanye n'ibandi. Abana b'abakobwa biminsi bose ni indaya. Abenshi nano bajya mu bubari. None mukabona abo bajya mu bubari mukavuga tuyu nago yakubaka kanje mu rusengero, wajya mu rusengero ukasanga marine abantu bakuriye amabandi. Urumva ngewe ikintu nagiraho inama abasore ntazagira umuntu wongera gushaka umukobwa ngo bavanga umutungo, gushaka umukobwa ngo basezerane. Ese ubundi uwo mutungo mushaka kuvanga, uwo nguwo mugiye kuvanga, uwo mugiye kuwuvanga we azanye uwuhe? Niba umukobwa afite inze ebyiri nawe ufite inze ebyiri muzivange nimujya gutandukana ntawe uzahomba. Turi kubyumvikana. Ariko niba ufite inze ebyiri we ntacyo azanye ivarisi y'imyenda murajya kuvanga iki? Ubundi muvanga ni gute umuntu avanga ikintu adafite? Ngivanga ugasanga ndaha nateze nogeje amenyo ngo nzabana ngo n'umusore ngo tuvanga umutungo nge nzanye iki? Bajya gusezerana ugasanga umugore niwe wishimye yanezerewe, umuhungu bari kuvuga ati ubundi ibi bintu nkoze mbaye mpubutse. Hari nk'umukobwa uvuga ngo tutavanga umutungo ntituzabana. None mwa bakobwa mwe murajya kuvanga imitungo n'abagabo mwe mufite yihe? Nubundi mbere mwavangaga imitungo kera ku bwa ba mama bavangaga imitungo n'iki bakavamo abagore bazima bakubaka bakagira ibanga ry'urugo. Akabaye kose ntibiruke ngo bajye guteza umugabo waba abantu. Kuri ubu ngo umukobwa arakora ikosa wajya kuvuga akahita avuga ati vuga gato nge muri RIB. Hoya nge muri RIB mugabano ubundi babanje no kugukamura wafunzweho nk'iminsi nka 30 y'ubuginga. Vuga gato nge muri RIB. Umugore nge mfite experience ari umuntu twaganiriye kandi anganiriza no ku muntu nzi neza. Ibaze kubona umuntu w'umurokore yiriza akajya mu buyobozi akavuga ngo umugabo wanjye aramuhotera kandi ntaho bahuriye. Urumva afite no kubwira mugenzi ati nkubita imyuko bigaragare ko nakubiswe akajya kurega. None urajya gushaka uwo muntu ubundi kuvuga ngo tuvanga umutungo banza umubazi. Bro nimukajya mutinya gutangira, twemerewe gutangira tukongera tugatangira. Nimba umubajije ati iryo vanga mutungo ushaka wowe uzanye iki akavuga ngo nututavanga turarekana. Murekana utangire uzana undi. Paka igihe uzahuriza n'umuntu uzavuga ati tuvanga ntacyo bimbwiye. Urumva mbere ubundi urukundo nirwo rwubakaga urugo, ariko ubu ngubu isezerano niryo ryubaka urugo. Muragenda mugareba nk'aba ngo muri Chateau du Marara, niba ari Chateau du Marara baspendinze miliyoni 50 bakanatangijemo business runaka. Ubuse bari kumwe. Hari n'amezi anashize bakoze ubwo bukwe. Muri Covid bwarabaye burababonye bari guterana amapano n'iki baravuga ati reka twongere dukore mariage tureko ko twakwiyunga. Ariko bagerageza kwiyunga birongera biranga. Urumva urabana n'iryo bandi riri ubundi mbere yuko muvanga umutungo n'umuntu nyine wowe kumeza uzanye iki? Ese urahara abagore nabwenge bagira ngiye ugira ngo ngiye kubana n'umuntu twavanga umutungo se dodo. Nta nubwo twasezerana. Ngiye twabana nkakwitwaraho neza ukazaboburije yo kubinyandikaho ntabigusabye. Nge shama mugomba ubundi si ubundi musezeraniye iki? Erega gusezerana sibyo bikomeza urugo, izi mariage n'amakanzu y'imyeru mwambara sibyo bikomeza urugo, sibyo bituma murambana. Urumva none reka nkwereke mbwira abasora akantu kamwe. Nimba ashaka ko musezerana ivanga mutunga agomba kuza ari isugi. Sheri wanje nibizongera no kubatera ishati, kubacira ishati plito. Nimba akeneye ko musezerana ivanga mutungo risesuye, ukamwandikaho boro zawe agomba kuza ari isugi. Apani isugi mpahano kuko hari ibintu bajya kugura hari abakiyuka ngo bakegerana. Agomba kuza ari isugi, umukobwa muri buryamane na ya marasa akaza akamara icyumweru atabasha kugenda.
nimba uzi ko utari isugi genda mubane kiraya ishyingire mwijya kujya gutesha abantu umutwe. Uri ibandi uza abagabo nk'icyatanu n'abangana na so bakugiye mu maguru ugeze imbere y'umwana w'umuhungu wihirinze ugiye kumufatirana ngo tuvange dusezerane ivangamutungo ejo azabe yivugisha mu muhanda. Abahungu sinzi umuntu wabaroze. Abahungu b'iminsi sinzi n'ikintu kibiruka, sinzi ubundi ingo kukimuzirukira n'iki kirenze kirimo. Nyine bazi umuntu wogosha umusatsi Samusoni. Abagore bro, ikintu mugomba kumenya umwana w'umukobwa uri gutereta kwereka icyo ushaka kureba. Ntagakwiyereka wa nyawe. N'umugore mubana mu nzu niyo yakubyarira kane akwereka ibyo ushaka kubona ntago wamwiga ngo mumenye. Mugore ni kiremwa giteye ubwo byo gukeneye amafaranga akoza ibirenge. Ariko nagera mu rugo rwawe akoza ibirenge ukabona imyaka bayitana kibyoza imico itarahindutse akigukunda uko yagukundaga muzavanga iryo vanga mutungo. Naho nimba maze mu rugo rwawe umwaka cyangwa imyaka 2 agatangira kuzamura amazuru, bro uzasaza nabi, uzasaza wivugisha, uzasaza wanduranya, uzasaza wicuza, uzasaza wifuza. Ntago ari ukutamenya. Kera ngo barambagiza ngo umuntu n'imyaka n'imukiri inshuti ukazabona ko nyine ngo kabanza ukamwiga ukamumenya. Kuri ubu rero ikibazo dodose abo baranga uri kuvuga n'abaranga n'abasazi. None se umuranga ni ibandi. Ari nawe arakurangira ibandi rigenzi igi. Cyo ngera mu nzi nayo bize kurangira ni umutipe yarangiwe n'umugabo mubi yamurangiye ramuryaga. Amurangira inshuti. Mubise ko yiga muri university. Umugabo akajya yishyura amafaranga kumbe mu baby yikoreraga mu kabari umuseriveri uwo mugabo w'umurangiye niwe w'umuryango. Aje kumuvura yagiye kumuha amafaranga. Uno yagiye kumugira umugore. Uno Imana agize yamuvumbuye ataravugira umugore. Ariko nyumva yari. Bibaho bireze ariko oya sinzi ikintu gituma birukira ingo. Sinzi iki bro, fata uwo mugore ubundi umubyaza ubanza unamenye ko abyara wasanga na matrice yaranyereye nta ninanga zimujyamo ngo zimaremo 2 zitarisohora. Umuntu aza abagabo n'abangana na Sarabazi ngo ugiye kuvangana umutungo wihirinze nyoko wagusengera ngo arebe kuzavaho umuntu w'umugabo. None nzi n'undi mugabo none hari n'ibindi bintu abasore bibeshya ngo gushaka ngo abagore bakuze nibwo wubaka. Aba bakobwa bakuze cyangwa abagore bakuze bamuvuga ngo nimuzana mu ngo nibwo bazubaka, nibwo musara kuko nibyo bicucu bya mbere nabonye. Ngiye maze kubibona mu ngo ebyiri. Hari umusore umwe w'inshuti yanjye man twaraganira arambwira ati ngiye gushaka umukobwa ukuze kubera ko abakobwa bato bansaza. Yari afite boutique yarahombye urumva. None hari ukuntu ubugira ngo bafite n'amafaranga bafite n'ubwenge bwo guhiga n'ibicucu birakura idea. Yarahombye ubu byaramucanze asigaye yikorera ikarito y'imigati. Urumva hari undi nawe nzi umusore wari mwiza man nabo ndabazi twigeze guturana washatse umugore ukuze man batinda no kubyara bagira ngo nyine umugore yageze muri menopause. Uzahabye yabyariye yagiye kwa mukuru we bavuye kwa muganga uwo mugore ajya kwa mukuru we ngo bariho bamutindikirira ntiyatashiwe. Iwabo umugabo kagererwa batuka umugabo atariko bakuroza ibiki ni gutuma umugore ajya gutindikirwa ikiriri kwa mwene nyina. Bino bintu byo gushaka mwanga n'ubundi abatoya n'amabandi n'abakuru n'ibicucu. Byibuze zana umuntu udafite access ku bintu byawe nanazamura ibizura akanzura kwigendera umureka agenda ariko nawe ubuzima bwawe ntibwangirike ntihongere gutangirira kuri zero. Gurashaka gushaka nkuko kanaka yashatse nago bizaguhira nkuko byamuhiriye. Ngushaka umugore mwiza nko kanaka afite naga afite ubwenge nk'ubwo kanaka afite. Bro umuntu ni unique. Ningo ntizishobora gusa ukuze utanganya amafaranga n'umuntu, ukuze utanganya umugisha n'umuntu, ukuze utanganya ibibazo n'umuntu, ni nako nta kintu na kimwe mushobora guhurizamo. Niba kubaka, niba wumva ufite ubwoba birekeza n'umukobwa uzemera kukubyarira mwamufite mwamudafite mwamubivanze mwamutabivanze. Zara umuntu we nyina w'abana bawe utagukurikiye ikintu cyari cyo cyose utari kuvuga ngo ikanzu y'umweru. Kukaramutse atanayambaye ntiyabura kwitwa mukarunaka.
ibyo niyo utabikora Rabel ndabarabuye muzasara muzajya mugenda mwivugisha bizabacanga muzumirwa. Uzatinya ubundi umugore ugera mu rugo rwagahita rutegeka irido ibiyiko ibintu byose asanze warigure bita bitangira kuvuga ngo amarido yanjye, televiziyo yanjye, radio yanjye, itapi yanjye, ibintu byose bihita bibibye. Uzatinya umuntu winjira mu bintu bitari ibyo mwanya bigahita bibibye. None shushanya izo boro zawe zose wavunikiye muramutse musezeranye ivanga mutungo risesuye. Ese undi kuki mutigira kubiba biri kuba ku bandi, kuki mutigira ku nshuti zanyu, kuki none hari ibintu abantu bishyizemo ngo kuko ngo nabonye ingombi nyinshi ngo urwanjye ni rwaba rubi ngo ntibyagenda gutya. Bro, ntago mvuze ngo ntiwubake ngo kugira ngo urugo rutazaba rubi, ariko byibuze mbere yo kubaka wisezerana. Niyo mpamvu ngiye nkunda za ndowa z'abasilamu. Wisezerana ngenza urugo narubabwira hano ruranarenze, benshi muranaruzi ntago rwigeze rusezerana kandi bafite amafaranga, bafite buri kimwe, abana babo barakuze. Bazo umugabo bavuga ati twebwe nitugira byibuze nka yubire imyaka 25 tuzakora mariage. Urumva icyo kintu? Urwo ni urugo, urwo rugo rwarwubakiwe ku rukundo, ureka ndima ninja abagenzwa n'amafaranga. Ubwo ibyo nimba mutabyumvishije muzavuge ngo Rabel biki. Abakobwa barahindutse, abagore barahindutse, kandi bisige bituma n'abakavuyemo abagore bazima nabo batibonera abagabo bazima kubera ibyo byose. Nimwirukire ku ngo munanirwe guhiga ibiceri. Kandi umugabo ni wo mubinyi. Umugabo ni nka wine man, umugabo none se ngiye mbivuga buri gihe. Umugabo ni nka wine uko akura niko aryoha. Bro, umugabo uko akura niko aryoha. Umukobwa ashobora kukwanga. Nongere mbisubiremo. Akakwanga ngo urakennye ugahita wiha imyaka 20 ugahiga amafaranga. Nyuma y'imyaka 20 umukobwa amaze kubyara umwana nawe wujuje imyaka 19 mwiza kurenza nyina. Iyo rero ushatse uwo mukobwa uba wishinyona imwe, uba wishinyona ebyiri ukoresheje ibuye rimwe. Uzi icyo bishatse kuvuga uburi uyu mwana na nyina, kuko umwana baravuye muri nyina. Urumva iyo umugize umugore nyine mukabana, ubu buri gihe niyo uri kumurya ujya kumutera amadujye wumva ko ari nka nyina uri kubyaza. Kuko nyina baramaze kuzana iminkanyari, ariko uwo mwana bakiri itoto. Umwana umugabo w'imyaka 45 55 yashaka umukobwa w'imyaka 20 bakabana bakubaka, ariko umugore w'imyaka 55 adafite amafaranga ntiyabana n'umwana w'umuhungu w'imyaka 20. Ariko ibyo abasore ntibabikozwa, nibabizi. Umukobwa arakwanga ukajya kwa makuza ukiyahura ukagira depression. Bro, rekana na gasi yahita uhiga ibiceri. Higa ibiceri uzagaruka igice cya kabiri utushaka umukobwa we. Nuko diri bigomba kugenda. Mwebwe nimukihebe ngo babanze. Uko musaza system ni nkiza abazungu. Uko musaza niko muba beza. Abana baba bari kuvuka buri munsi. We nimba umuntu akwanze ngo urakennye, hita utigita cyane kandi wizigame. Mugira umuco wo kwizigama. Wiha imyaka 10 cyangwa 15. Yezu we. Washaka umwana we, ugashaka no bana ba bene nyina, unabishatse warongora umuryango wose, kuko aho ngaho amafaranga bavuga kandi aho igiceri gikomeye haroroha. Kandi abakobwa nabo bakunda amafaranga ku rundi ruhande ntimukabarenganye, kuko baba babizi neza n'ubundi ko uko basaza ariko baba babi nta wakongera kubareba. Niyo mpamvu nabo buto bwabo babukoresha bahiga ibiceri. Nimuzavuye ngo Rabel simbarabuye. Abagabo mumeze nka wine, mwige kwikunda ntimwicwe na depression kubera abakobwa. Kandi abakobwa nabo babaka amafaranga niba yabaka mujye muyabaha mwishimye, nyine mujye mwumva ko bo babaha igihe gito. Uziko abagore babaha igihe gito se? Benjoying ubuzima igihe gitoya, kuko ejo nejo bundi baba bashaje. N'inshuro zose mubabyaza n'abagabo bose baba baragiye baryamana nabo, ubwinshi bwabo bushobora gutuma n'umukobwa asaza. So nimba kwatsa ibiceri bimuhe, ariko nawe higa amafaranga. Wa mukobwa wakubenza uzashaka umukobwa waba ari ushyira mu rugo. Uwo mukobwa bari namwiza kurenza nyina. Mwikwirukira ibintu by'ingo. Nimukanyamva ngo Rabel sinababwiye nta mugisha. Noneho bino byo mu ngo zasezeranye nta mugisha ziba zinafite. Mujye mwibanira koco. Urumva nimumara iyo myaka 25 mukibana nta cyahindutse musezerane. Bari buri kumwe na Rabel. Kore subscribe, ushayira ringe, ndagukunda. Ciao.